Muraho nshuti, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu umusore yakorera umukobwa bigatuma amugirira icyizere. Ibintu umusore yakorera umukobwa bigatuma amugirira icyizere ni ibi bikurikira. Icya mbere, wowe musore uzirinde gutendeka umukobwa w'inshuti yawe. Umukobwa w'inshuti yawe namenya ko utamutendeka abandi bakobwa, bizatuma akugirira icyizere, yumve ko ari we wenyine ufite ku mutima wawe, kandi bitume yumva ko ari we wenyine witaho, ndetse ko ari we wenyine wageneye urukundo rwawe. Ikintu cya kabiri kizatuma umukobwa akugirira icyizere, igihe muzaba muri kugendana mu nzira mugahura n'undi mukobwa baciyeho mubisikana, uzirinde guhindukira ngo urebe inyuma. Akenshi abakobwa baba babigenzura, iyo uhindukiye ukareba inyuma bimwereka ko nubwo umufite ariko atakunyuze, uba utekereza abandi. Ariko nabatambukaho ntuhindukire ngo umurebe, umukobwa azabona ko ari we wenyine ufite mu mutima wawe, kandi ko udashobora gukebaguza ngo urebe abandi. Ibyo bizatuma akugirira icyizere, n'igihe mutari kumwe icyizere aba akigufitiye, mbese akwizere. Icya gatatu, ujye ukunda kumutunguza impano zitandukanye igihe cyose bigushobokeye, noneho nk'igihe yaba yagize aniveriseri ubigira akarusho. Ibi bizamwereka ko itariki ye y'amavuko uba uyibuka, bidateze ko hari undi ubikwibutsa, ahubwo bimutere kumva ko uhora mu bitekerezo bye, kuko umenya uko ubuzima bwe bugenda bukurikirana. Ibi nabyo bizatuma arushaho kukugirira icyizere. Ibi byose tumaze kubona nubyubahiriza ukabizirikana iteka mu rukundo rwawe, umukobwa w'inshuti yawe azakugirira icyizere, kandi nawe arushaho kugukunda no kukwizera bihagije. Murakoze, naho ubutaha.